urakwiriye mwami Yesu, ndaje imbere yawe wese, ndaje kugira ngo ungenze uko ushaka. Wandemanye umutima kugira ngo nkuramye nshize amanga. Urakoze Yesu. Wandemanye umutima ukuramya uzuzamo umwuka wawe uyu munsi, ibimbamo biramvura bigatembera mu bwuko bwaho, bigahimbura imitima. Ubwo n'ubuntu nagiriwe nawe, ibimbamo biramvura. Nkiri mu nda cyagiye naravuka bwa kabiri, naramenya ubuntu bwawe, numvaga wakuramya simbimenye. Nasobanukiwe neza yuko icyo naremewe ari ukukuramya. Umutima wanjye urabihamya, ibimbamo biramvura. Wandemanye umutima ukuramya uzuzamo umwuka wawe uyu munsi, ibimbamo biramvura bigatembera mu bwoko bwawe, bigahembura imitima. Ubwo n'ubuntu nagiriwe nawe, ibimbamo biramvura bigatembera mu bwoko bwawe, bigahembura umutima. Ubwo n'ubuntu nagiriwe nawe, ibimbamo biramvura. Urakoze Yesu, urakoze mwami. Sinkiri umunyamahanga ukundi, kuko amaraso yawe wameneye mwami yabashije kunkura iyo ngiyo, angira uw'agaciro imbere y'amaso yawe kubw'urukundo rwawe. Urakoze Yesu. Sinkiri umunyamahanga ukundi, amaraso yawe yarancunguye. Sinkiri umunyamahanga ukundi, amaraso yawe yarancunguye. Ndumwe mu bwoko bwawe, ibya kera byarashize, genzaho uranshima.
ndumwe mu bwoko bwawe idakera byarashize genzaho uranshima ndumwe mu bwoko bwawe ibyakera byarashize genzaho uranshima tubahaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Uyu munsi ni umunsi wa 30 w'amasengesho y'iminsi 40 dufite, aho twifashisha igitabo ubuzima bufite intego, gifite ikibazo kivuga kiti iyi si nyibereyeho iki, cyanditswe na Pastor Rick Warren. Iki gitabo ubuzima bufite intego kidufasha kumenya intego y'ubuzima bwacu, aho dufite intego nyamukuru ivuga iti twaremwe mu buryo butuma dukorera Imana. Aha turifashishije ijambo ry'Imana dusoma muri Yobu ibice 10 umurongo waho wa 8. Reka dusome Bibiliya idufashe. Muri Yobu ibice 10 umurongo waho wa 8 haratubwira ngo amaboko yawe niyo yambumbye akaringaniza imyanya y'umubiri wanjye yose, none uranyishe. Aha bishatse kuvuga iki? Aha bishatse kuvuga ko Imana yaremye ibintu byose ibiha imiterere itandukanye. Yaremye inyamaswa, irema ibiguruka, irema ibimera, irema isi, irema inyanja, ariko igeze ku muntu ibiha akarusho. Imurema mu buryo bw'igitangaza mu ishusho yayo. Bivuze ko Imana yahaye agaciro ikiremwa muntu, inagiha ubushobozi bwo gutegeka ibyo byose yaremye mu buryo bwo kuyinezeza no kuyishimisha. Bivuze ko rero turi mu isi tuba tugomba kuzuza inshingano zacu kuko ari cyo Imana yaturemeye. Kuko iyita turemera kuyikorera ntago yari kubiha inyamaswa cyangwa ngo ibihe ibimera. Yaturemye mu buryo bituma tuyikorera, ari nayo ngingo nyamukuru turiho. Turaza kwifashisha muri iki gitabo nanone aho Pastor Rick Warren yaduhaye indi murongo muri Yesaya ibice 43 umurongo waho wa 21. Reka twifashishe Bibiliya dusome. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Aha bishatse kuvuga ko Imana ntago yakuremye mu buryo bw'impanuka. Yakuremye yabitekereje, yanabigambiriye. Ni nayo mpamvu yaguhaye ibyo gukorera kuri iyi si. Ntago ubereyeho kwicara gusa, ubayeho kuri iyi si kubera impamvu. Ntago ubayeho kwiyicarira gusa, ubereyeho kuyikorera, kuyishimisha no kuyinezeza, kuko n'itegeko ntago ari ibintu wakwishyiramo wowe, ni icyo Imana yakuremeye. Aha mu gitabo cy'Abaroma ibice 12 umurongo waho wa 4 kugera ku murongo waho wa 8 haratubwira ngo nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanura uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugira umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura, ugira ubuntu abugire atikanyiza, utwara atwarana umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Aha bishatse kuvuga ko umuntu wese ukorera Imana adakwiriye kubihatirwa, ahubwo akwiriye kubikora abikuye ku mutima, akabikora ashishikaye, akabikora bikunze, kuko ni umurimo twahawe n'Imana kandi n'itegeko ry'Imana. Nshuti bavandimwe, aho umuntu yamenya ate ko ari gukorera Imana abikuye ku mutima muri ubu buryo tumaze kuvuga? Ikimenyetso cya mbere simusiga ni ugukorera Imana ushishikaye. Wavuga uti umuntu yakorera Imana ate ashishikaye? Gukorera Imana ushishikaye ni ugukorera Imana udategereje umusaruro, udategereje ibihembo, udategereje guhwiturwa, udategereje ko bagukomera amashyi ngo wakoze neza, udategereje no gushimwa n'abantu, ahubwo ukabikora bivuye ku mutima, uzi ko ukorera Imana uhamanya n'umutima wawe. Ikindi kimenyetso simusiga ni uko ubona umusaruro. Aha wabwirwa n'iki ko wabonye umusaruro? Wabwirwa nuko
wakoze neza. Iyo ukoze neza ubona umusaruro. Niba warakoze umurimo w'Imana uvuga neza ubutumwa, umusaruro uzabona ni uko hazagira abakurikira ijambo ry'Imana bakaza kuyoboka. Ikindi kimenyetso simusiga ni uko uzabona umusaruro w'abantu benshi bazagukurikira, utekereza ko wabigizemo intege nkeya, nyamara Imana yo yubatse ibyayo bitewe n'uburyo yakuremyemo. Tugana ku musozo w'umunsi wa 30 wo gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Umunsi wa 30 wo gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye, ingingo yo kuzirikana: naremewe gukorera Imana. Umurongo wo gufata mu mutwe turawusanga mu Bakorinto ba mbere ibice 12 umurongo waho wa 6. Ikibazo cyo gutekerezaho: ni ubuhe buryo nshobora gukorera abandi nshishikaye kandi mu buryo numva nkunze? Murakoze, murakunzwe.